ariko Donatira we wapfa atakonye arihuse waharaniye kwerekana ubwenge kushwerekana amatako n'amaboko umva ubwenge arabwifitiye nta kindi kintu rero akeneye rero nta mpamvu yo gupfusha ubwonko bwanjye busa ariko agobwa ko aragowe koko ibaze gufata 50 ugura makeup kugira ngo ushimishe sherayo gakabiri mu kwezi umva bebe ayo ncwe ndaza kunguka byikubye kabiri ako wenda avugana nawe iki ko kuvugana nawe ari gutigiye ariko mada reka njye mu rugo ngo nyine akose uko ariko ko kwanza kurwaza Gakuba ndagushobora ushaka ikigabanya imitima ariko se mada nashatse neza ariko wabonye ko kuntu watwara umuhenga nari nyoboye sha wanyimeze neza wabibonye ubundi koko buriya warakijijwe njye narakijijwe ariko igihe satani anyifashisha mu birari buriya ntukambone uranza mu rugo nkabaritagu waba ndi mu biraka bya satani abonye ariko kuntu kariya kagwa kaba katsimbitse ariko neza ariko utazaneza badiyakora ariko uretse nyine buriya rero kariya kagwa kaba karimo vitamine n'ibiro byinshi ako se mada ako sheri ndusohoka imana nyinshi ese ko amafaranga muri iki gihe adakuri abakobwa ahubwo akurura indaya unyise indaya ariko reka untuke ninjye uba wakwiteje ubundi amagambo uvuga uyakura hehe undi wajya ureka kwirirwa ucaginga telefone yawe kuri buri caji ubonye ko byangiza bamwe bacomeka ubundi uretse kugorana ariko se ubundi mada ubundi tutabeshye umbisha uburyohe buri muri kariya kagwa ubundi nkawe rero ufite ubuna bumeze n'imifungo y'intoryi uramutse ukanyweye wenda nk'icyumweru wahita uzana nyashya uretse ibyo mvuga nibyo oya tubireka ahubwo nerura tugenda nyine nerura neza nose ko mbona nyine meka tuzamuke ariko none se uno nyango yake ndagusha nyine none se ntabwo ubona ko byambayeho tugende mugore mwiza ntabwo ndi buhazamuke n'ukuri none se ibyo umuhahira n'ibiki akabyo mpahira uyu uvuga ngo ibyo mpahira wagere ku amagambo uvuga amagambo ugira n'ayiki telefone kari yanjye ni yawe kandi niramuke napfuye ntayo nzakwakure kujya kuyikoresha ni nayo mpamvu nkwanga wanyanga utanyanga ibyo ntabwo bindera uko maze kugenzura neza nsanga inzira ijya mu ijuru idaca mu isambu yase ako ubundi uruzingo rwavutse uretse mama na papa nibaza uraza kusuramo baze ndafata hano humura yambaye ariko ikigore cyiza komeza ukuri mbega umugabo nishakiye aramvuye akuga ko uyu mukobwa uraza ko nyine wowe mu buryo bwo kugira ngo tuze kuzuza amabanga y'urugo ndashyiramo imiyaga tugende urugamba ruracyari rwose tugende ariko kuki ubundi ngaho tugenda basi kagurukamwe ariko wabibonye ko nanjye basha ndahambe ko gisa gakuba hasigaye niho umuhigeza usike ndabona narambiwe bakuga n'umuruho ukaritasi sha hagarara ariko wamurezi none se basi ntabwo ujya wihiba genda neza nyine yimanganye izamuke neza basi tadusebeje nako bagenda wiga ngwino umwereke ibintu twikorera njye tubikorera uzunga ariko ubundi sedukundana zamuka gwina ariko wazikaritasi we ariko niko abagabo tubayeho tuba tugomba gukomera
Gakuguma aho ngaho noneho niwe uzamuka. Baraje uretse ndaje tubisubiremo. Zamuka zamuka. Twageze mu rugo wanjye. Tutari mu rugo. Zamuka ko bizagorana. Ubwo wamenye ntabwo mvuna buri umugongo wawe wojeshe ngura. Erega ndagukunda mugore mwiza. Ndagukunda. Nyamatara yazazima nge nakubiritsa. Kandi ko ego nakujya wemera ko ngukunda mwiza. Banzo kore nande umva ko nataza nyenya. Erega kara kantu kaduka. Erega we. Agiye kundusha nyasha n'umugabo. Base noneho nyine sheri. Erega urakazuba ko mu museso. Udari igiti bitabudika mu mutima wanjye. Nagatonyanga mu butari. Ariko se papa uwo ni umutoma cyangwa ni raporo y'ikigo cy'iteganyije. Uvuze ngo iki? Aho kutushanuka wagashanuka. Ntugaserere n'abana. Kani tangu ngenga kumwana n'umwete mu byangu. Umwana wawe mvukuruka. Amukaritasi. Uno udoka yewa. Iki byavuga nibyo mugabo wa. Biki se noneho madamu. None se wowe umviyo mitoma ngo nanguzambera ngo subaye amashanyarazi. Erega buriya abagabo wari ukuntu bigenda gutya. Tukaba twakora n'ibintu bidasanzwe. None se mukanya kumarira wari kunera mitoma kandi mukanya yo kugira ngo tubone nk'utwinori. Oya reka ariko nabyumvishe tuza mu mbebese. Ihurati. Ate wenda gukunda utuma umutima gwanjye gutuza. Ariko wowe kwa kuntu dukundana cyane. Ariko wowe maza tukutarama kabisa ko kukibono. Akirama kabisa ariko ako gako kuciri ikigorya kabisa ko kukibuno baragatanga. Buriya ako shiri. Buriya rero ngimukunda cyane. Uzuko buriya yumva zinakongereza cyangwa gafaransa. Nari kubona gakubisemo nka gutera gutuma twanda. Ariko papa ntuzi ko uzurimi rumwe nka ryatungo. Uvuze ngo iki wagasheno? Agatuza karareze nk'akinuma y'intungura. Nese tubizi kuri nkubu. Uvuze ngo iki wagikaritaje? Utangukanda ngi ndakunywa Ndakwica wewe. Aramwishe we. Oya nashaka mwica kana kagira ubugabo. Ako oya sinashobora. Ndagenda gakeya ngewe. Ntago nashobora rwose kugeraho yirukana. Ndakwica waga. Ndamanuke turebe. Bagutse umugongo amanuke turebe. Ndagufata ndahita nkukanda ngewe. Wamukaritasi. Ndakwica.